manishimwe turacyari muri ryateye uko ry'umwami riri muri Luka 21. Umwami amaze kuvuga ibimenyetso by'ibihe bizabanziriza ukuza kwe, yaravuze abazanesha uburyo kibazanesha, kandi ibyo bihe ni biturimo. Rero umuntu rero natita ku byo umwami yavuze, ntakabuza ntagazegiranesha imbaraga z'umwanzi. Hariya muri Luka 21 ku murongo wa 34 yageza kuri 36. 34 kugeza kuri 36. Luka 21. Ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi utazabatungura, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose, kugira ngo mubone uko murokoka ibyo byose byenda kubaho, no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Amen. Amen. Urumva rero ko kuri 36 umwami aravuga ukuntu ibihe bya nyuma bizaba biruhije, kandi ko abazanesha icyambere kwe kuba ari abantu bari maso, kandi kwe kuba ari abantu basenga. Ni amagambo abiri, nizo nshinga ebyiri: kuba maso no gusenga. Kuba maso no gusenga. Kuba maso no kutarangara, kuko hazaba hari ibintu byinshi birangaza abantu. Ingorane z'ubuzima zishobora kurangaza abantu. Ibishuko by'isi bishobora kurangaza abantu. Hari ibintu byinshi rero bishobora kurangaza umuntu ntabe maso. Umwami yaravuze nk'uko umujura ataguteguza. Ntago umujura kugira ngo nzaza saa 7 z'ijoro cyangwa nzaza saa 10 bwenda gucya, ntago aguteguza. We arazi igihe utibaza ngo niko bizaba. Rero ni kuvuga ngo umwami azaza mu gihe twe tutibaza, ko yavuze ngo nta muntu azi umunsi n'isaha. Ariko nubwo umwami yavuze ko nta uzi umunsi n'isaha, Kristo data wenyine, ariko hari ikintu yaduhaye, ibimenyetso by'ibihe. Yaduhaye ibimenyetso. Iyo bimenyetso rero ni ibi nyine isi irimo, nta bindi dutegereje. Ibimenyetso ni ibi tubona. N'abantu batazi Imana barabona ko ibihe isi irimo ntabwo ari ibihe bisanzwe, mu buryo bwose, mu nzego zose. Niyo mpamvu rero aya magambo ni ay'ingenzi: kuba maso no gusenga mu bihe byose. Veillez et priez en tout temps. Mube maso, musenge ibihe byose. Ntago byoroshye. Ntago byoroshye. Kubera iki? Kuko hariho ubirwanya. Ntabwo ari kuvuga ngo ni wowe gusa biturukaho, ariko hariho ubirwanya. Hari ushaka kumentena, kugushyira muri yo situation yo gusinzira mu mwuka, no kudaha agaciro amasengesho. Muzajye mufata aya magambo muhite muyahuza n'Abefeso 6 umurongo wa 10 kugeza kuri 18. Kabadusomere. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware,
n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. kuri 18. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Amen. Ko ijambo ry'Imana riraduha ridukuyeho icyo bita voile, dukuyeho umwitwikiro uduhisha isi y'umwuka. Imana iratubwira ko hariho abanzi, hariho abanzi b'Imana, hariho abanzi bwoko bw'Imana, kandi ntabwo ari abanzi basanzwe. Hano batanze icyo bita hierarchie, batanze uko izo nzego zabo zimeze. Ni kuvuga ngo bafite inzego. Kuri rwa mbere bashyizeho icyo bita les dominations, abatware, les autorités, les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Izo nzego rero ni inzego zikora mu mugambi. Turafite car nous n'avons pas lutté contre la chair, nous sommes contre les dominations. Turafite abatware. Muri abatware urumva ko harimo n'abamarayika w'umwijima, ejuru yabo hariho Satani ubwe yari Luciferi, umarayika w'umucyo. Hanyuma les autorités, abafite ubushobozi, les princes de ce monde de ténèbres, abateka isi y'umwijima, les esprits méchants dans le lieu céleste, imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Izo nizo nzego rero. Izo nzego rero zirahari zo mu isi y'abadayimoni. Izo rero inzego zose zifite umugambi umwe, ni ukurwanya Imana n'umugambi wayo. Niyo ntego yabo, kandi basenyera umugozi umwe, kurwanya Imana n'umugambi wayo. Twebwe abakijijwe, twebwe twitwa itorero ry'Imana, itorero rya Kristo, twebwe turi mu mugambi w'Imana. Nimba turi mu mugambi w'Imana rero, turi target yabo, cyangwa ni twebwe basukaho umuriro wabo. Upfa kuba warakiriye Yesu umwami n'umukiza, uhita uhinduka umwanzi wabo nk'uko Imana ari umwanzi wabo. Ibyo rero utabimenye, intambara imaze kukutsinda. Amen. Mwumvise inzego zabo, abatware, abafite ubushobozi, abateka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Izo nizo nzego zabo. Abo rero bafite intego yo kurwanya Imana rurema yanabaremye, ndetse no kurwanya umugambi wayo, kuko Imana ifite umugambi. Ifite umugambi yagambiriye itararema isanzure n'ibirimo, ikaba yaratangiye kuwusohoza muri Kristo. Imana irasohoza umugambi wayo muri Kristo. Amen. Uwo mugambi wayo rero nimba usozwa muri Kristo, ugasozwa nawe, natwe tukaba turi muri Kristo, urumva yuko turi target cyangwa turi cible cyangwa turi abo izo nzego z'abadayimoni
tumbirizaho imyambi yaka umuriro yabo. Ibi ni by'ingenzi. Hari igihe umuntu yumva ngo afite intege nke akibaza ngo ni ibintu bisanzwe byo muri we, ntamenye ko hariho hanze ye imbaraga ziri inyuma y'ibyo bituma agira intege nke. Amen. Iyo wumvise ufite intege nke zo gusenga, ntuzajye wibaza mbere na mbere ngo ni wowe ubiteye. Hari izindi mbaraga ziri muri aba bantu twumvise hano. Abo nibo bari inyuma yo kurwanya Imana n'umugambi wayo, kandi twebwe turi mu mugambi wayo. Twitwa umugambi wayo kandi turi mu mugambi wayo. Nous sommes le projet de Dieu et nous sommes dans son projet. Nuvuga ngo rero nimba turi umugambi w'Imana, tukaba turi mu mugambi w'Imana, turi umugambi w'Imana, tukaba turi mu mugambi w'Imana, urumva ko ni twebwe target cible. Nuvuga ngo nimba hariho abahigwa n'aba bakuru b'umwijima, abadayimoni, ni twebwe. Ni twebwe abari muri Kristo. Kandi ngira mbabwire avantage bafite, cyangwa ibyo bafite bashoboza. Mbere ko mvuga natwe ibyo dufite tubarusha, bo bafite avantage cyangwa bafite ikintu mukwiye kumenya. Ntabwo bafite umubiri w'inyama n'amaraso uruha, ntibakeneye kuruhuka. Bo ni ibiremwa by'umwuka, ntibaruha ntibasaza. Ikindi cya kabiri rero kuri twebwe rero icyo tubarusha nuko twebwe turi muri Kristo, kandi Kristo ari hejuru yabo. Iyo ni avantage yacu. Icyo tubarusha, turi muri Kristo, nawe ari muri twe, kandi Kristo ari hejuru yabo, bari munsi y'ubutware bwe. Nubwo ari abanzi be, bari munsi y'ubutware bwe. Icyo nicyo kintu rero tukwiye kumenya. Ariko rero yatubwiye umwami ngo mube maso, mube maso. Nuko rero mujye muba maso. Nuko rero mujye muba maso. Mujye muba maso. Kuba maso ni ukuvuga mu yindi mvugo, ni ukuba conscient, ni ukumenya ibintu uko biri. Niyo bita mu Cyongereza awareness. Awareness ni kuba uri mu Gifaransa bita éveil. Éveil. Éveil ni conscience, n'umutima nama. N'umutima nama ubuzi situation uko imeze. Amen. Ntushobora rero kugira awareness hatabaye awakening. Ugiye gukanguka. Tu dois te réveiller pour être éveillé. Ukwiye kuba ukangutse kugira ngo ube maso. Ibihe rero mu isi y'abakristo benshi barasinziriye, niyo mpamvu batari maso. Kuba basinziriye kugira ngo bave muri ibyo bitotsi byo mu mwuka, hakeneye revive, hakeneye ububyutse buva ku Mana. Amen. Kuba basinziriye bituma bataba maso, no kuba batari maso ntibamenye ibihe barimo. Kutamenya ibihe urimo ntumenya uko ubihagararamo, ntumenya n'intambara kuyirwana, ahubwo ntunamenya ko inariho, kuko niyo umwuka. Hanyuma si ukuba maso gusa, ngo noneho ngo musenge iminsi yose, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Nivuga ngo
nitutagira ibyo bintu bibiri, kuba maso no gusenga iminsi yose, ntabwo tuzigera duhagarara imbere y'umwana w'umuntu aramutse aje ariwe Kristo. Azasanga tutiteguye. Mvuga ngo mu buryo bw'umwuka azasanga Satani yatwigaruriye. Ndiga ni ibintu byumvikana. Iyo urugamba ruhari kandi rugeze ahantu hakomeye, abitwaga ko barurwanya, iyo batakira urwana, ni ukuvuga ngo barafashwe. Bafashwe mbiri. Rero abantu benshi rero bitwa abakristu barafashwe mbiri. Spirituellement, mu buryo bw'umwuka bafashwe mbiri. Kuko intambara abantu bareka kuyirwana ariko yarangiye. None ntabwo irarangira. Nimba itarangira ukaba utakiyirwana, wowe umva uyirimo. Bafashwe mbiri. Ikibazo rero ni uko ukomeza kwishuka yuko uri kuri front y'Imana, ko uri ku rugamba kandi utakirurimo. Abantu barwanya abo bakuru isi y'umwijima, tubisubiremo. Abambere bitwa gute? Abari hejuru, abatware, hanyuma abafite ubushobozi, hanyuma noneho hejuru ku mutwe hari Satani. Aba rero mu gihe urarwana nabo, nimba ubuzima bwawe koko iyi ntambara yo kurwana naba, nimba uyirimo, ni ngombwa urabimenya, kuko bakwatsaho umuriro. Wabibizi? Urabimenya. Mu gifaransa bavuga ngo il ne te donne pas de répit. Mu cyari cyo ntibaguha agahenge. Ijoro n'amanywa bakwatsaho umuriro. None se bakwatsaho umuriro kuko nawe wabakijeho umuriro. None nimba wowe rero nta muriro wumva, uvuga ngo rero ufite ikibazo. Wafashwe mbiri. Nuko utabizi gusa kuko urasinziriye. Urabona iyo umuntu asinze, umusinzi cyane, yasinze cyane, hari igihe bamutera bakamuhambira. Nimba abajura bamusanze mu rugo, akaba wenda aba wenyine mu rugo, akaba yasinze, bashobora kumufata bakamuvana ku buriri, bakamuhambira, bakamuzirika, hanyuma bakamuiba ibintu byose, hanyuma bakamutwara, bakamusiga mu kabande. Akakanguka yatunguwe n'ikime, ati hano nageze gute? Aho ni mu gitondo inzoga zamuvuyemo. Ndumva se nawe rero iyo uri muri ibyo bitotsi byo mu mwuka, abadayimoni ko wagira baraguhambira amaboko n'amaguru, aho ni mu mwuka. Noneho wowe ntubimenye. Igihe rero impanda izavugira, aricyo cya gitondo tuvuga, uzakanguka usanga aho wibazaga ko uri mu bwami bw'Imana, sibyo? Mu itorero rya Kristo ry'ukuri yo mu mwuka, kumbe ntabwo wari urimo, ahubwo wowe wiberaga mu kabande, uhambiriye amaguru n'amaboko. Ariko mu gihe bitaraba, biracyahishwe, binywa gusa n'abantu Imana yagira ubuntu bagakanguka, niba babimenya ati nahi natwawe, kabundi baranyibye, ikamba ryanjye baragibye. Ese ikamba bari guha gute? Bari kwiba gute? Kugira ngo bari kwibe no kubura ifite. Ese tumaze kurigira kugira ngo bari twibe? Ikamashika dusomere Ibyahishuwe Yohana 3:11 twumve. Ibyahishuwe Yohana 3:11. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Amen. Amen.
none si turarifite? Ngo ndaza vuba, komeza icyo ufite hatagiye gutwara ikamba ryawe. Turarifite se? Ni umwami avuze hano, komeza icyo ufite hatagiye gutwara ikamba ryawe. None turarifite? Komeza icyo ufite hatagira gutwara ikamba ryawe. None turarifite? Nimba ufite igare, none nkakubwira nti urabizi, ugiye hariya ku maduka, sibyo? Rishyira ahantu ureba atagira uri gutwara. None se nabikubwira utarifite? Nakubwira iby'urugari ryawe utarifite? None ijambo ritubwiye iki? Komeza icyo ufite hatagira gutwara ikamba ryawe. Turarifite? Gute? Turifite gute? Nikubwira ko rifite. Dufata ijambo ry'Imana ko ryahumetswe nayo kandi ko ari ukuri. Nimba rivuga gutyo ni ukuri. None turashaka kureba uko kuri twebwe tuguhagazemo gute. Ibi jambo ritubwira ko tuzi ko Imana itabeshya ko ari ukuri. Kuko ibi bintu kuko ikamba ribahe sindarifite, ntari hawe ryari, ndibitswe he? Byo nibazo uzwe kwibaza. No kuvuga ko mbere na mbere umwami ashaka kubwira itorero kubyerekeye kudacogora. Iyo munavuze ati ndaza vuba, abashaka kukubwira ngo wihangane, urangaya guhera ntungaye gutinda, kuzaho nzaza. Icya mbere ni message aha itorero. Hano ni itorero rya Philadelphia, kandi murabizi ko mu buryo guhanuza Philadelphia ni itorero ryo mu gihe cyerezo riri fidèle ku ijambo ry'Imana. Itorero ryo mu gihe cyerezo rifite ubwizerwa ku ijambo ry'Imana no kurisha mu bikorwa, nubwo ngo rifite imbaraga nke, ariko ryabaye ryizerwa ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu umwami ngo yashize urugi rukinguye imbere y'iryo torero, nawe uzashobora kurikinga. Uba ufite funguzo za Dawidi, ukinga ntiyagira ukingura, ukingura ntiyagira ukinga. Hanyuma itorero rya nyuma rivugwa hano ni Laodikia. Iyo ni itorero rigizwe n'abakristo mu gihe cyerezo bizina gusa. Iyo bita mu gifaransa les chrétiens nominaux, de nom seulement, bizina gusa. Abo bakristo babiri bazabana mu gihe kimwe. Abakristo bo muri Philadelphia n'abakristo bagendera mu ijambo ry'Imana. Hanyuma abakristo ba Laodikia n'abakristo bizina, ntago bari mu ijambo, n'ijambo riri muri bo, bafite imihango n'imigenzo. Abo bombi rero bazaba mu gihe kimwe. Hanyuma rero Philadelphia, umwami yabwiye ngo wowe komeze icyo ufite. Nubwo mu Kinyarwanda bivuze ngo komeza ibyo ufite, ariko mu zindi ndimi retiens ce que tu as. Tuvuge icyo ufite, ngo ntihagire ugutwara ikamba ryawe. Message ya mbere, ndaza vuba, ni ukuvuga ngo nturambirwe, bamaso, senga iminsi yose. Ntabwo yego ntabwo uzi umunsi n'isaha, ariko wowe gusa ube witeguye igihe icyo ari cyo cyose. Ni message yo kubwira Philadelphia ngo Philadelphia ibe maso, kuko niryo torero umugeni wa Kristo rizatwarwa mu kanya ko guhumbya. Mu byerekeye ibisobanuro by'ubuhanuzi bw'izibarwa zirindwi zandikiwe amatora arindwi muri Aziya, nuko twagize igihe cyo kubigisha amateka y'itorero. Ari amatora arindwi n'ibihe birindwi itorero rya Kristo kuva rivuka ku munsi wa Pentecote ryatezwa kunyuramo kugeza ku iherezo. Ubu rero nimba turi abakristo mu gihe cyerezo, turi muri Philadelphia cyangwa muri Laodikia. Ntabwo dushobora kuba muri hombi, ntibishoboka. Amen. Uri muri Philadelphia cyangwa uri muri Laodikia. Urumva rero ko Philadelphia tumaze kubyumva ni itorero fidèle à la parole de Dieu, itorero ryakomeza kuba iryizegwa mu ijambo ry'Imana. None ijambo ry'Imana yatubwiye iki?
ngo mube maso musenge ibihe byose, niko ijambo ryavuze. kandi Philadelphia bayirimo barangwa no kuba bizerwa ku ijambo. none se nimba utakiri maso ntabwo usenga ibihe byose, uri muri Philadelphia by definition. Selon la définition ntibishoboka. batubwiye ngo Philadelphia ikiranga ngo yabaye umwizerwa mu ijambo ry'Imana. Amen. hariya ku 8 niko batubwira, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. wabibise badusome Kinyarwanda. nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye. Voilà. Voilà. Philadelphia niwe aracyafite imbaraga z'Imana, uko zingana kose zirahari, la puissance. ariko ikintu gikuru yavuze ngo yitondeye ijambo rye kandi ntiyihakane izina rye. Amen. ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana abakristo bari muri Philadelphia bagendera, mumenye iyi ntabwo ari denomination, kuko hari ama eglise yitwa eglise Philadelphia, ntabwo ari izo. turavuga mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari amazina y'amatorero yacu. ni itorero mu buryo bw'umwuka kandi mu buryo bw'ubuhanuzi, yuko mu gihe cy'iherezo hazaba hariho abakristo Imana ivuga ko bari muri Philadelphia n'abakristo bari muri Laodikia. Philadelphia n'abakristo bagendera mu ijambo ry'Imana, bari abizerwa mu ijambo ry'Imana kandi baracyafite imbaraga z'umwuka wera uko zaba zingana kose. ikindi nacyo, ntibigeze bihakana izina ry'umwami. kwihakana izina ry'umwami ni kuvuga iki? nuko hari abantu baje hanyuma ngo uwa Yesu ukamwihakana? No, ibyo byabaye mu mateka mu gihe cya persecution, mu gihe cy'itotezwa. ariko kumwihakana ni iki? ni igihe cyose. Amen. renier le nom de Jésus kuvuga iki? ni mu gihe cyose uhitamo ibindi, amen, aho guhitamo we. kuko mu buzima bwacu tugira amashwa yo guhitamo ibindi cyangwa guhitamo Yesu Kristo. Amen. ugahitamo kumvira Satani aho kumvira Yesu, ugahitamo kumvira ibindi aho kumvira Yesu. ni ukuvuga ngo Yesu urazi uwo ari we, urazi ibyo ashaka, urazi ibimuranga, ariko ukagera muri situation hariho ibintu ukwiye guhitamo, wowe ugahitamo ibintu bihabanye n'ibimuranga. Okay, urumva rero icyo gihe wowe umwihakanye. ntuzarindire ko kumwihakana nuko azaba yitotezwa hanyuma noneho bakaza ngo uruwa Yesu, ngo yasindi uwa Yesu, ngo hanyuma ubyite ko ari kumwihakana. iyo biba mu gihe cyitotezwa, une persecution ouverte. ariko ibyo bihe ntabwo iteka biba mu mateka y'ubuzima bw'umukristo. ushobora kuba mu bice by'isi badatoteza umuntu kubera kwizera kwe, ariko ushobora kumwihakana. igihe cyose uhitamo ibintu bihabanye n'ibimuranga n'uwo ari we, uba umwihakana. kubera iki? kubera ko kutamwihakana, amen, ugahitamo ibintu bimugaragaza kuri uwe, ubona ko biri bugutesha inyungu runaka, wayibise, cyangwa bigushyira mu kaga runaka, ugahitamo kumushyira ku ruhande. ubone kariya kazi, ubone biriya bintu, ntugerweho na ziriya ngaruka. ibyo byose rero ni ibintu bituma dushobora kumwihakana. Mwabyumvise? Contexte ni nyinshi. Ari contexte ya persecution, igihe cyitotezwa kubera kwizera kwa Gikristo, kwizera umwami Yesu. hari na contexte nyinshi ziza aho ushobora kumwihakana kandi atari mu itotezo. Amen. hanyuma noneho no kuba umwizerwa mu ijambo rye.
ibyo nibyo biranga umukristo wa Philadelphia. None hano muri introduction tumazemo umwanya batubwiye ko Yesu yavuze ngo nimubona ibyo byose biro biraba ku isi, ibimenyetso bigaruka kwanjye by'igiki cy'ubwami bw'Imana guseruka, ngo mube maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubashe kuzahagarara imbere y'Umwana w'umuntu naza. None iri ni ijambo. None ku mukristo atari maso, ku mukristo adasenga uretse imihango gusa, uwo muntu se ari muri Philadelphia? Igisubizo ni oya, kuko definition imaze kumuvanaho. Bayibize rero birashoboka ko umuntu yibeshya, akibeshya ko amen ari mu itorero umugeni wa Kristo, naho ari mu itorero ry'imihango. Kuko iyo somye Laodikia ifite imirimo myinshi cyane, Laodikia, ariko Yesu ari hanze, ntabwo ari imbere, kuko ngo arakomanga ari hanze. Ushobora gukora n'imirimo ati jewe, ati ntabwo ari ngombwa gusenga iminsi yose, ngo masengesho ngaruka kwezi, kuwa gatatu kuwa gatanu, gukwiriza, ngo yabirago ntabwo ari ngombwa. Kugiye mfite nkora ibyiza, njya gusura abarwayi, ndafasha abakene uko mbishoboye, nta mushihangira, maseka buri munsi, n'ibindi ntawe nanga. Ibyo byose akaba ari ushira imbere, ariko hari icyo utazi. Laodikia irabikurusha ahubwo. Soma Laodikia kiranga ngo imirimo ni myinshi, ngo uriyita ko utunze, numenye ko uri umutindi. Uriyita ko wambaye, numenye ko wambaye ubusa. Genda amenye wambaye ubusa. Uriyita yo kubona kuri impumyi, uwo ni nde? Laodikia. Niwumva se? Ni ukuvuga ngo ni ubukristu mu buryo bw'umwuka buri, ntabwo ahubwo ni ubukristu bwo hanze. Ni ukuvuga ngo imirimo ubwayo idaturuka mu kwizera ntabwo yemerwa imbere y'Imana. Niko batubwira mu Efeso ibice 2:8. Twakijwe kuko kwizera, twakijwe n'ubuntu bw'Imana kuko kwizera, bone byavuye kuri twe n'impano y'Imana. Urumva rero abantu benshi rero bazatungurwa kuko bibaza yuko bategereje Yesu kandi batamutegereje. Hanyuma rero turangize rero ikibazo, tumaze kumva ijambo ndaza vuba, amen. Noneho komeza icyo ufite ni giki, kuko icyo ufite nugikomeza nicyo kiguhesha ya kamba, amen. Iri kamba rero umuriza ntabwo ari ubugingo buhoraho, kuko ubugingo buhoraho tubuhabwa ku buntu, muyibise. Ariko ikamba hano ni muri sens ya le victorieux, ni kuvuga ngo hariho struggle, hariho battle, hariho intambara, amen. Ni nka trofe, ni kuvuga ngo hiruka benshi, ngo ariko hari utwara igikombe, arushanwa benshi ari utwara igikombe, sibyo? Hateraniye ifunsi benshi hari utsinda. Abo nibo bahabwa ikamba, nibo bahabwa couronne, nibo bahabwa medaille. Iri ni ikamba ryo gukiranuka rivugwa hano. Ni ukuvuga ngo komeza icyo ufite, ukomeza kwizera. Kwizera no gukomeza kugeza kwiherezo ukakihangana bizakugeza kuri iryo shimwe. Dieu va couronner les justes. Imana izashimira abakiranutsi bakiranutse kugeza kwiherezo. Paulo niko avuga ngo mviriza, narwanye intambara nziza yo kwizera, narwanye intambara nziza ndinda kwizera, none mbikiwe ikamba ryo gukiranuka kuri wa munsi. Wayibise?
ntabwo avuga ngo intambara narwanye, amen, nkarinda kwizera kugeza kwerezo, mbika ikamba ry'ubugingo. Oya, abika ikamba ryo gukiranuka, la couronne de justice, kuko gukiranuka ni intambara. Tusome hariya mu Timoteyo 2. Iyo wizeye Yesu Kristo, nkubaza ikibazo, iyo uriya mugabo ku musaraba, uzi ko Yesu bamanywe n'abantu babiri. Umwe yaravuze ngo twebwe tuzize ibyo twakoze, ariko uyu n'umukiranutsi nta kibigeze akora. Wayibise? Nuvuga ngo umwe yarizeye Yesu ku musaraba, siko yavuze ko yatuye ko il est le juste. Yesu yamubwiye ngo uyu munsi uzaba uri kumwe nanjye muri paradizo. Il n'a pas été justifié par les œuvres mais par la foi. Kubera ko imirimo ntabwo yarunze umwanya ngo bamubarire asubire mu buzima hanyuma akora imirimo myiza, ariko yatuye ijambo ryo kwizera. Ni ukuvuga ngo rero ubugingo buhoraho ntitubuhabwa n'imirimo, tubuhabwa no kwizera. Mwabizi? Kuko iyo twatuye Yesu Kristo ko ari umwami wacu, tukavuga tukihana ibyaha byacu, tukumva ubutumwa, tukamwizera, tuzahabwa ubugingo buhoraho cyangwa twabuhawe. Aba bantu baza hano ku cyumweru bamaze kumva ubutumwa hanyuma bakihana ibyaha byabo bakakira Yesu Kristo, bazahabwa ubugingo buhoraho cyangwa bava hano babufite? None se bakoze iyihe mirimo? None se barwanye intambara? Rya kamba rero ntabwo ari ubugingo buhoraho, bayizi, ahubwo ni kamba en réponse yo kunesha. Niyo Paulo yita la couronne de justice. Dusomera rero Timoteyo 2. Amen. Ibice 4 ku murongo wa 6 ugeze ku murongo wa 8. Ni kamba rivugwa hano. Kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si ye jyenyine, ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose. Amen. Amen. Mwabibise? Nibyo. Nibyo. Iri ni kamba utarihabwa n'ukuntu, urariharanira. Ubugingo buhoraho tubuhabwa ku buntu. Amen. Ariko iri kamba ryo gukiranuka rizahabwa abakiranutsi, kandi ntabwo ushobora kuba umukiranutsi utabeshejwe no kurwanya intambara yo kwizera. Amen. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Amen. Alléluia. Kabone nubwo Paulo abwira Timoteyo ahandi ngo rwanya intambara nziza yo kwizera usingira ubugingo buhoraho, ariko mwumvise ko intambara nziza yo kwizera, kuko n'ubundi nutakaza kwizera gataho nabwo bugingo uzabubura. Ariko hano kubyerekeye ikamba, kuguma icyo komeza icyo ufite bizaguhesha ikamba, ntihagire ugutwara. Kuvuga ngo Satani arashaka kugutesha ikamba ryo gukiranuka. Ari gutesha gute? Mu kukwambura kwizera. Mwabibise ibyo? Satani agutesha rya kamba mu kukwambura ukwizera. Kwizera niko kuduhesha gukiranuka. Ariko kuguma mu gukiranuka bisaba intambara no kwihangana. Birumvikana? Nuvuga ngo nushaka kuzahabwa ikamba ryo gukiranuka, ukwiye kurwanya intambara nziza yo kwizera kugeza kwiherezo. Niyo Paulo avuga, kuko hano ari muri perspective y'urupfu rwe. Ariho arabona ko ari hafi gupfa. Aravuga narangije urugendo, kandi aracyari mu mubiri, ariko arabona guillotine, arabona
cya gihano cyo kumuca umutwe kiri hafi. Abifashe ko byarangiye. Iyi niyo magambo ye ya nyuma ya Paulo. None Paulo igikuru niki? Mwumvise avanta, mwumvise ariho aravuga ibigwi bye ko abantu yazuye. Ntabo yazuye se barari. Aravuga abantu babarwaye yasengeye. Aravuga miliyoni z'abantu yabwije ubutumwa. No. Kuko biriya byose ashobora kuba yarabikoze hanyuma kwihereza agatakaza kwizera. Innovante pas ses exploits en Christ. Ntabwo aravuga ibintu bihambaye yakoze. Aravuga gusa ko ndarangije nkizera. Uko nabanje kwizera ndangije kwa kwizera nkigufite. Mujambo rimwe. Uko natangiye urugendo rwo gukiranuka imbere y'Imana ndangije nkigikiranuka. Kubw'ibyo rero ikamba ryo gukiranuka ndaribikiwe. Siye nyine mu nabandi bose ngo bashimye guseruka k'umwami. Babayeho, amen, babayeho bitegurira wa munsi wo guhura n'umwami Yesu Kristo. Imana yabwiye icyubahiro. Mwabyumvise? None rero mu gusoza iyi introduction turibaza ikibazo. Ni bangahe bari muri Philadelphia? Kuko aya magambo ntabwo yabwiye Laodikia, yabwiwe Philadelphia. Ni bangahe bari muri Philadelphia? Philadelphia mwumvise ko ntabwo ari ahantu uzagenda muri Amerika ngo ugize Philadelphia. Zirahari uzabona bandika. Ntabwo ari ziriya bayita denomination. Turiho turavuga ziriya ni organizations. Turiho turavuga itoro ryo mu mwuka. Bibiliya yita umugeni wa Kristo, ariryo Yesu ari hafi kugaruka gutwara kanya guhumbya. Ni bangahe baririmo? Ntabwo tuzi umubare ko turabana. Ariko iyo turebye ubukristo bwa none ntabwo ari benshi. Benshi n'abakristo bizina gusa. Rero wewe ukwiye gukomeza intambara yo gukiranuka. Ukiranukira Imana muri byose, urinde kwizera. Kuko kwizera, amen, gufite intambara yako. Iyo ntambara ukwiye kwirwana. Kandi intambara yo kwizera si ikindi, ni intambara yo gukiranuka. Intambara yo kwizera ni intambara yo gukiranuka. Ntabwo ushobora kuvuga ngo urarwanya intambara yo kwizera kandi utakiranuka. Satani si yakurwanira iki? Kuko yakurwanya udakiranuka? No. Akurwanya kuko wanze kwisumeta sa volonté, kuko wanze kwemera kuba munsi y'ubushake bwe. Donc il n'y a pas de justice sans la foi. Ntushobora gukiranukira Imana udafite kwizera. Impamvu ndi mu ntambara, Paulo aravuga, nuko nizeye, nuko narwanye kugira ngo singende iburyo n'ibumoso bw'ubushake bw'Imana. Ngume mu bushake bw'Imana. Icyo byansaba cyose ngume mu bushake bw'Imana. Izo nizo ntambara z'abakiranutsi. Ntabwo ari intambara zindi. Amen. Umuntu wese afite intambara ze zo gukiranuka niba ari umukristo. Ntushobora kubaho ukiranukira Imana muri iyi si udafite intambara. Ntibishoboka. Kandi ntabwo ari mbivuze, ni ibiri bivuga. Toujours muri Timotheo, katubisome. Timotheo 2:3-12. Niko batubwira hano. Cyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Voilà. Nimubase. Hein? Ngo or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nushaka gukiranukira Imana uri muri Kristo uzahura n'intambara. Nushaka kwitwa umukiranutsi hanze ya Yesu, ubwo bukiranutsi bwitwa gute? Ko nimba bavuze ngo hari ugukiranukira Imana muri Kristo Yesu, bivuga ngo hari ubundi butari bwo muri
Kristo Yesu. Uzahura n'intambara ya Satani ninde? Nukiranukira Imana ari muri Kristo Yesu. Buriya bundi se bwitwa gute? Hari ugukiranukira Imana muri Kristo Yesu. Siko tubwirana. Timoteyo wa 2:3-12. Hariho no gukiranukira Imana hanze yake kwitwa gute uko se? None reka mbafashe. Abafarisayo bakiranukira bari bazi kwakiranukira Imana, sibyo? None se ko batari muri Kristo bari bande? Kuya ukiranuka kwabo. Hariho la piété selon la loi et la piété selon la foi en Christ. Nuvuga ngo nufata Petero kuki yatotejwe, ugafata Gamariyeli yaratotejwe, none se umukiranutsi? None kuki yatatotejwe? Ugafata Nikodemu ataragaza ko yizeye Yesu, yatatotezwe, none se umukiranutsi? Yohana ise yitwaga Zakari, Bibiliya avuga ngo yari umukiranutsi na Elizabeth umugore we, baratotejwe. Kuki yatatotejwe? Kuki yatatotejwe? Barabakiranutsi ntibarabakiranutsi, none se kuki batatotejwe? Kuki batahariwe ivomo? Dusomere Luka igice cya mbere ku murongo wa 5 no 6. Imana ntabwo iguhamagara guhimba. Ntuzajye uhimba ibisubizo byawe, uzajye ubishaka muri Bibiliya. Ku ngoma ya Herode umwami w'Iyudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeth. Bombi barabakiranutse imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose ari inyangamugayo. Aha, muje muri mwe bakiranuka. Bigeze batotezwa? None se kuki se Petero yatotejwe? Niyo mpamvu Paulo aravuga ko ngo abagenda bubaha Imana bakiranukira Imana bari muri Kristo Yesu bazatotezwa. Nuvuga ngo akiri farisayo ntago yigeze atotezwa, amaze kukiranukira Imana muri Kristo atanga gutotezwa. Kandi akiri farisayo yari umukiranutsi kubw'amategeko. Ibyo rero ntago bigukurira gutotezwa. Upfa kwinjira muri Yesu gusa ngo ukiranukire Imana, intambara zikarota. Kubera iki? Kuko umwanzi wa Satani ntabwo ari amategeko, ni Yesu. Ngibyo umwanzi wa Satani ntabwo ari amategeko, ni Yesu. Mabibise nukura Yesu mu byitwa gukiranuka, tu seras ami de tout le monde. Uzaba wumvikana n'abantu bose. Fatari amategeko 10, dukure rimwe rya sabato, sibyo? Kuko amategeko 10 rimwe ntabwo ari itegeko moral, ni itegeko ryahawe abayuda kubaha uriya munsi. Ariko les 9 lois zisigaye ziriya zitwa les lois morales, zireba umuntu wese mu bihe byose atari umuyuda gusa. Kuko nous sommes des êtres moraux, tu vois? Donc l'homme est un être moral. Ziriya 9, amategeko 9 yanditswe mu mutima w'umuntu yavutse byanditse. Iriya sabato yo ni itegeko yabwa idini, uvuga ngo ni itegeko bahawe kugira ngo baruhuke ku munsi wa 7. Ngo sabato ntabwo umuntu ntabwo yaremewe sabato. Sabato niyo yashiriweho umuntu, kuko Yesu niwe mwami w'isabato. Rero mu mategeko 10, 9 n'amategeko yitwa amategeko areba ikiremwa mu muntu, kuko Imana yanditse ku mitima y'abantu. Nta muntu akwiye kukwigisha kutica uvukana uzi ko ari icyaha. Nta muntu akwiye kukwigisha kudatwara ikintu cy'abandi uvuka byanditse mu mutima wawe. N'akana gato iyo kagiye kwiba ikintu, nta muntu yigeze akigisha ngo ni icyaha kajya kwihisha.
ku byanditswe mu mutima. Ari amategeko yose, kudasabana, kutiba, kutifuza mugenzi wawe, n'iki byose ari 9 bagita les lois morales de Dieu. Alors puisque l'homme est un être moral, arabivukana. Na niyo Paulo avuga ngo yanditswe mu mitima y'abapagani, tukabone n'ubwo batahawe ayanditse. Amen. Ariko ngo yanditse mu mitima yabo. Rero nta muntu n'umwe rero bamuhora kuko akunda abantu. Babiguhora. Gendera mu muhanda ku isi yose, ndakunda Imana, n'abatalibani ntacyo bagutwara. Wabizi? Kuko nabo bica abantu mu izina ry'Imana. Uzagenda ku isi ugenda uvuga ati ndakunda abantu nkuko nikunda, hari uwakwica? Reka da. Ugenda uvuga ati rwose nta muntu uzatwara telefone ye, hari uwakwica? Rwose ntago nzifuza umugore wa mugenzi wanjye, hari uwakwica? Ariya na maloi morale ara transcenda les époques et les lieux, arenga ibihe n'ahantu. Rero Satani rero si umwanzi w'amategeko, ni umwanzi wa Yesu Kristo. Genda rero utangire rero mu Bushinwa, ugana iburengerazuba, utangire ikusi, aho turi hémisphère sud, ugana ikasikazi, uvuga ati ndakunda Yesu. Ahantu utazarenga. Kubera iki? Kuko Satani arabizi ko kumenya Yesu no kumucika. Yesu niwe making a difference mu byerekeye Imana n'abantu. Amen. Iri jambo mumva impamvu? Ntabwo avuze ngo nuko rero abakiranutsi bazatotezwa. Ngo umuntu wese azashaka kugenda akiranukira Imana ari muri Kristo Yesu azatotezwa. Nuvana Yesu, Imana zose ziremewe. Nuvana Yesu mu byitwa Imana, byose biremewe. Vous pouvez faire une religion mondiale. Ushobora gukora idini ry'isi yose, aho buri muntu wese yibonamo. Ariko Yesu naza, noneho intambara zirarose. Yesu niwe aza agasobanura ibintu. Amen. Nimba ushaka kwiberaho amahoro, uvuga Imana gusa, ntuzaneye Yesu. Yesu numushira mu kanwa, ubu deklara intambara kuri Satani. Imana ishimwe. Ibyo mubimenye. Haleluya. None se nagubyumva abantu bavuga ngo none se ngo baza ko ngo abantu bose batizera Yesu se bazarimbuka. Ntibafite Imana. Ntiwe mubyumva. Nta Yesu nta Mana. Udafite Yesu nta Mana ufite. Kuko Imana rurema yaje muri Yesu Kristo. Haleluya. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niyo kurabagirana ku bwiza bwayo. Na niyo mpamvu Satani rero ufite Yesu n'umwanzi. Imana ishimwe. Mwumvise ko Philadelphia atari benshi ugereranije na Laodikia. Uriya mugenzi wawe mugenana muri mutoro rimwe, akubwira ngo urakabya, uzajya uti ntibisanzwe, uri Laodikia. Laodikia niko bavuga. Uzamubwira uti c'est normal. It's normal. Mu buryo bw'umwuka turi matorero atandukanye. Paulo aravuga iki? Ngo abakamere bazatoteza umwuka. Niryo naryo rimenye. Abakamere bazatoteza umwuka. Nubona ko twebwe ku gatatu tuyiriza no ku gatanu, uretse cya cyumweru ngaruka kwezi. None abantu bakaba bari mu rugo rumwe, sibyo? Umwe akaba ari muri Laodikia, undi akaba muri Philadelphia, sibyo? Uriya muri Laodikia ntabwo azamureba neza, kuko azagege avuga ati ariko se ntamwe murakabya. Ayibizi. Ubwo Imana iragusubiza ari uko wanze kurya. Uyo ni Laodikia. Kubera iki? Kubera ko wowe nawe mu buryo bw'umwuka muri mu matorero abiri atandukanye.
turagendana. Laodikiya agendana nande na Philadelphia, mu nzu imwe, mu kazi kamwe, mu muhanda umwe, muri denomination imwe. Nakoresheje ijambo denomination ngo nditandukanye n'itorero ry'umwuka ry'Imana. Denomination ni amazina y'amatorero yacu. Abantu rero kutabimenya ntibamenye ukuntu bahagarara. Ugasanga uri ari muri Laodikiya, uri muri Philadelphia, uwa Philadelphia bamuvanyemo kuko atigeze amenya ko uwo mugenzi we bari no mu itorero rimwe mu buryo bw'umwuka, bari mu matorero abiri atandukanye. Ushobora kuba ari umugabo n'umugore muri mu itorero rimwe, umwe n'umudiyakoni, uwundi ahora yakira abantu, ariko bakaba mu matorero abiri y'umwuka atandukanye. Ariko se nawe iryo byuka ryawe ya buri munsi saa 9 y'ijoro, bibaza ko ari wowe gusa Imana ikunda niwe uzajya mu ijuru wenyine? Twese ntabwo muri amagambo nk'ayo uzajya umenya ngo uyu ni umwuka Laodikiya kabisa. None se mu gitondo se rwose ntanagakoma uri bufate ibiki n'ibiki? Mwirinde le 5e évangile, mwirinde ubutumwa bugira gatanu. Ubw'Imana ni ubwa Matayo, ni ubwa Mariko, ni ubwa Luka, ni ubwa Yohani. Ubwa gatanu igihe cyose ni ubw'umuntu, ni ubutumwa yihimbira. Tuzajya uvuga ngo l'évangile selon Murekatete. Uwo Murekatete rero we ntashaka ubutumwa buri hano, we yihimbiye ubwe. Ubwo ni ubwa gatanu. Iyo yavuze 5e évangile ni ibyo. Mwabyumvise? Muzajye mwirinda evanjili ya gatanu. Dusome Galatiya, Abagalatiya ibice 4 ku murongo 29, hanyuma dusoze icyiciro cya mbere. Ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bikimeze. Voilà. Bari bavuga Ismail na Isaka. Amen. Ni ukuvuga ngo abakamere iteka batoteza ab'umwuka. Umukristo wa kamere atoteza mugenzi w'umwuka. Abagalatiya nafashe kubera nta mwanya dufite, twari gusoma duhereye haruguru cyane. Baro baravuga ku byerekeye Sara na Agar, bavuga Ismail na Isaka. Amen. Bavuga Siyoni na Sinayi, ngibyo misozi ibiri. No kuvuga rero hano igitekerezo nyamukuru nuko hari abana b'isezerano n'abana batari ab'isezerano. Isaka yari umwana w'isezerano, yavutse ku mugore afite amasezerano. Hariho na Ismail, ntabwo ari w'isezerano, yavutse ku mujakazi. Wanyumvise? Ngo rero na niko bimeze na n'ubu, ngo abana b'isezerano kuvuga ngo abakristo bafite umwuka wera, babyawe n'umwuka, babyawe n'ijambo, babyawe n'Imana muri Kristo Yesu, bavutse ubwa kabiri, babyarwa n'Imana, bazatotezwa na babandi batigeze banyura muri nouvelle naissance, batigeze bavuga ubwa kabiri, aribo bitwa abakamere. Abo rero ni ngombwa bazatoteza ab'umwuka. Amen. Kuko ntago babona kimwe ibintu. Inyota y'iby'ijuru ntayibamo muri bo. N'abakamere bararikira iby'isi. Ibyo babona bagendesha amaso, ntibagendesha kwizera. Urumva rero bari mu masi abiri ahabanye. Abakristo bakamere ibyo kusenga ekada tubabwire, ntibabona n'impamvu ngo yo kwibabaza. Ibyo kwiriza biri kure yabo. Kubyuka ijoro ngo barasenga ekada, ariko kubyina bakaba abambere.
tera hejuru ugera kuri paravuwari ngo urakunda Imana. Imirimo ikomoka mu kwizera ntayo bagira, ni imirimo yaboneka ko ari myiza ikomeka muri kamere. Kandi ngo imirimo ya kamere kabone nubwo yaboneka imbere y'amaso y'umuntu ko ari myiza, ça ne fait que glorifier le moi, l'ego. Ngo no, irakuyakuya njyewe, bayibonye, njyewe ndakora, njyewe ndafasha abakene, urabona, njyewe ndakora ibi. Niko Paulo avuga. Ngo les œuvres de la chair glorifient l'homme. Ngo imirimo ya kamere ishyira hejuru umwana w'umuntu wayikoze, wayibizi. Ariko imirimo yo kwizera ishyira hejuru Imana. Amen. Ishyira hejuru Umwami Yesu, kuko ntabwo uwo muntu ayirata, kuko ntabwo ari we yayikoze, ni kwa kwizera kwayikoze, ni Imana yayikoreye muri we. Rero icyubahiro kigarukira nyirayo, ari we Umwami Yesu Kristo.